Abasore benshi bibaza ibintu bashobora kureberaho babona neza umukobwa bashobora kubana karamata. No munsi wa none rero tugiye kurebera hamwe bimwe mu bintu buri musore ashobora kureberaho mu guhitamo umugore bazabana ubuzima bwe bwose anyuzwe kandi yishimye. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro ruganze hano kuri M250 TV. Yewe ndi muhire. Ikintu cya mbere ni umukobwa w'umunyakuri kandi wubaha. Umukobwa w'umunyakuri wubaha umugabo we, udasuzugura, umuha agaciro akwiriye, n'ubundi iyo umushatse arabikomeza, mbese biba bimuri mu ndangagaciro ze. Ikintu cya kabiri ni umukobwa utikubira. Igihe mu rukundo ubona ko umukobwa mukundana ashishikajwe n'inyungu ze gusa cyangwa se bimwerekeyeho gusa, aba ari ikimenyetso nyamukuru kikwereka ko ukwiye kubanza ugashishoza, kuko uwo mukobwa ashobora kuba hari ibindi aba yishakira gusa. Iyo rero ubona ko ashishikajwe n'iterambere ryanyu mwese, adakurura yishyira, bikugaragariza yuko azubaka urugo kandi rugakomera. Ikintu cya gatatu ni umukobwa ugushyigikira. Umukobwa uzavamo umugore ukubereye umubona kare, aba yitaye ku iterambere ryawe, uburyo ugaragaramo, ndetse agakora uko ashoboye kose kugira ngo abigufashemo. Igihe rero ubona ko uwo muri kumwe adashishikajwe n'ibyawe, buriya no mu rugo azajya gutererana. Ikintu cya kane ni umukobwa wigomwa. Umukobwa wigomwa kugira ngo urukundo rwanyu rugire aho rugera, azakorana byinshi mu kwitangira urugo rwanyu. Iyo rero mubana mu byiza gusa, akishimira ibyo umugezaho, we ntacyo yakora kugira ngo akurwanire ishyaka, ntabwo ashobora kuvamo umugore ubereye urugo. Ikintu cya gatanu ni umukobwa ucisha make. Umukobwa ucisha make ntishimire gusumbya ububasha ubakundana. Iyo agezeyo arubaka, ariko iyo bigaragara ko ashaka kuba ari we ufata buri cyemezo cyose, iyo bageze mu rugo umuriro uraka. Ikintu cya gatandatu ni umukobwa uzi gukunda. Umukobwa uzubaka ugakomera, usanga ashyize imbere urukundo kurenza ibindi byose. Igihe cyose umukobwa atagufitiye urukundo, nushaka ntuzigora umushyira mu rugo, kuko ntacyo wakora ngo umuntu utagukunda akubere mwiza. Ikintu cya karindwi cyo gushishoza ni umukobwa ukunda gufasha abarusha ubushobozi. Umugore mwiza burya ni umugore uzajya kwa muganga, cyangwa se umuntu wo mu muryango we yajya kwa muganga ntabure umugemurira, kuko mu bushobozi afite afasha abandi, barimo abishoboye n'abatishoboye. Ikintu cya munani ni umukobwa uzi kwifata mu magambo. Umugore mwiza nuzi kwifata mu magambo avuga, kuko iyo ari umugore uvuga ibyo abonye byose bimuteranya n'abagore bagenzi be, yewe nawe ubwawe atagusize, bigatuma urugo rwanyu rero aho kunguka inshuti rugwiza abanzi. Ngayo nguko rero ikiganiro cyo ni ruganze. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko kubwira amagambo meza umukunzi wawe agiye kuryama ari ingirakamaro cyane. Aratekereza amagambo meza wamubwiye, akamufasha kudatekereza cyane mu byaba yiriwemo mu buzima busanzwe bwo gushakisha, undi akaruhuka neza kugira ngo mu gitondo abyuke ameze neza cyane. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu ruganze. Ni ikiganiro cya M250 TV. Tugiye kurebera hamwe amagambo meza 10 wabwira umukunzi wawe mbere y'uko aryama. Njyewe ndi muhire. Aya magambo meza 10 y'urukundo uyabwira umukunzi wawe agiye kuryama, cyangwa se muryamye mwembi, azasinzira neza. Ibyo nibyo dukesha ubushakashatsi. Rimwe, nta wundi muntu nifuza kuba ndi kumwe nawe atari wowe. Ndifuza ko wanguma iruhande, wagumana nanjye, ukangundira kugeza nsinziriye iri joro. Kabiri, muri ubu butumwa nguhaye urukundo rwanjye rwose, ndifuza kuba naguhobera, gusomagura cyane iyi saha. Gatatu, ndifuza ko twarangiza igicuku tuganira tudateze kurambirana, uri ibyishimo byanjye byo kunganiriza. Kane, nicishije bugufi ngo nereke umwiza wanjye kuri iyi si ko mukunda cyane, kandi mwifuriza kunyurwa n'iri joro. Gatanu,
kimwe mu bigize ibihe nkunda cyane buri munsi ni igihe nganira nawe ngana igitanda, uranshimisha cyane. 6, nanga urunuka iyo uri kure yanjye, mpora mbara iminsi ntegereje kongera kukubona, gusa menya ko ngukunda. Ijoro ryiza. 7, ndabizi ko ari urugendo rushya kuri twebwe, gusa tuzishima kubera ko ejo hazaza hatubikiye ibyiza, niwe uzamura amarangamutima yanjye. 8, ndyamye ntegereje gusinzira, gusa icyantwaye ibitekerezo n'uburyo nakugundira nkubonye. 9, inzozi niyo mahirwe nsigaranye yo kubasha kukubona, niyo mpamvu shenge nkunda kuryama buri joro nishimiye kongera kukubona. 10, ndifuza ko ari we wamenya ko ari we wenyine undi mu bwenge mbere y'uko ndyama. Ndifuza ko nakomeza kukubona na nyuma y'uko mbyutse. Ndagukunda mukundwa. Niba ufite umukunzi rero, ntaryame utamubwiye aya magambo meza y'urukundo ndetse n'andi ushobora gutekereza. Gusa kumubwira amagambo meza ayo ari yo yose y'urukundo bizatuma aryamana akanyamuneza, ndetse yewe nawe burya uryama neza ugacya amahoro ndetse ukabyukana ibyishimo. Ikiganiro cyo nk'ibisanzwe ni ruganze. Dore bimwe mu bintu umukobwa ashobora gukora bigatuma umusore bakundana yifuza kumugira umugore byihuse atazuyaje. Ikiganiro cyo ni ruganze, ndabasuje kandi mbahaye ikaze kuri M250 TV. Bimwe mu bintu ushobora gukorera umukunzi wawe igihe yababaye bikamufasha gusubirana akanyamuneza ndetse n'icyizere cy'ejo hazaza. Iyi ni M250 TV, ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Turagarutse mu kiganiro cyacu ruganze, ni ikiganiro tubagezaho buri wa kane, nawe ngewe nk'ibisanzwe ndi Muhire. Ikintu cya mbere wakorera umukunzi wawe igihe yababaye cyangwa se ubona yigunze no guteka. Igihe umukunzi wawe afite umunabi ukabibona cyangwa se akabikubwira, uwo munabi uragenda igihe mufatanyije guteka, akajya akora kimwe nawe ugakora ikindi. Ibi kandi biranashimisha cyane igihe cyose bikozwe, niyo haba nta kibazo cyabaye usanga binezeza umwe mu bakundana. Kubona bari gufatanya umurimo nk'uwo ubusanzwe ufatwa nk'aho wahariwe bamwe. Ikintu cya kabiri ni igitaramo. Iyo umukunzi wawe afite umunabi, kumubwira mukajyana mu gitaramo aho abahanzi baje baririmba bimufasha cyane kugarura akanyamuneza ke. Ikintu cya gatatu ni filime. Burya kurebana filime muri kumwe, haba mu ruhame cyangwa se muri mwenyine ahantu hari umwijima, ariko nanone si na bose babikunda. Cyane cyane hari abadakunda kurebera filime mu ruhame. Igihe rero umukunzi wawe kurebera filime mu ruhame bitamushimisha, mwakwicara ahantu hatuje mu rugo mukaba ariho muyirebera. Biba byiza iyo ari filime yakiniwe ahantu mu mashyamba cyangwa se ahantu nyaburanga, ku buryo ahareba akishimira ubwiza bwaho, hanyuma akibagirwa ibyo yari arimo atekereza biri kumubabaza. Ikintu cya kane ni ukwiga. Ubwoba bwo gutinya gutsindwa nabwo hari abo butera umunabi. Igihe ubona umukunzi wawe atishimye kandi ubizi ko ari umunyeshuri, kumufasha gusubiramo amasomo ye ni kimwe mu bishobora kumufasha kwikuramo umunabi, kubera ko nyine abona ko atari wenyine. Ikintu cya gatanu ni ukuganira. Byose twavuze haruguru ntago bisimbura ikintu gikomeye cyo gufasha umuntu utishimye, ari cyo kumuganiriza. Iyo uganira n'umukunzi wawe niho ushobora kumenya impamvu yatumye atakaza ibyishimo bye. Muri uko kuganira ugomba gutuma akwizera ku buryo yemera kukubitsa amabanga ye. Igihe muganira ugomba kumufasha kwibuka no guha agaciro ibyiza yagezeho, ndetse no kumuremamo icyizere ko ibyiza biri imbere kandi bizaba ari byiza. Ndaguhamiriza ko uku kumufasha kumuba hafi byose abiha agaciro, akabona ko atari wenyine ndetse afite umuntu umukunda umuba hafi. Gusa hari ubwo nanone umuntu agira umunabi bitewe n'uburwayi, ariko wowe umureba ukaba utahita ubibona. Igihe rero ugerageje gufasha umukunzi wawe ukamukorera byose ushoboye ukabona ntacyo bitanga, ni ngombwa kumugira inama yo kujya kwa muganga bakamufasha.
kubera ko nyine hari abaganga babizobereyemo bafasha abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, byaba iby'agahinda, ubwoba, kutishima ndetse n'ibindi byose bishobora kubangamira ubuzima bwite bwa muntu ndetse n'ubuzima rusange ababayemo. Ngaho nguko rero umukunzi wawe naba ababaye atishimye uzamufashe muri ubwo buryo. Ikiganiro cyo ni ruganze, mbese urukundo ruganze. Sobanukirwa ingaruka 5 zimo n'indwara y'umutima ziterwa no kuba mu rukundo wihambira. Iyi ni M250 TV, ikiganiro cyo ni ruganze. Turagarutse n'ikiganiro cy'urukundo tubagezaho buri wa kane. Njyewe ndi Muhire. Burya nubwo benshi birukira kujya mu rukundo n'abandi bakifuza kurujyamo, nyamara burya ngo ibyarwo biryoha biryana ndetse bikanavamo ingaruka zikomeye ku buzima, yewe zirimo n'indwara zikomeye. Hari abantu bajya babona bakundana bishimanye bakifuza kuba nkabo, cyangwa se bakifuza ko bajya mu rukundo kuko bazi ko rutanga ibyishimo. Nyamara iby'uru rukundo urebeye ku bandi hari igihe ruba rufite ibibazo byinshi bishobora kugukururira ingaruka nyinshi zakubabaza. Ubwo rero urukundo muri rusange ruzana umunezero n'ibyishimo, gusa siko iteka biba bimeze bitewe n'uko umuntu arurimo. Niyo mpamvu umunyarwanda yavuze ngo ruryoha ruryana, kubera ko nyine rushobora no kugira ingaruka zirimo n'indwara zikomeye zagushegesha. Dore rero ingaruka 5 ku buzima bwa muntu ziterwa n'urukundo cyangwa se kwihambira ku muntu utagukunda. Ingaruka ya mbere ni indwara z'umutima. Gukundana n'umuntu kubabaza cyangwa se ukaba ufite ibibazo mu rugo rwawe n'uwo mwashakanye bishobora kuvamo indwara zifata umutima. Ikigo cy'ubuvuzi cyo muri Amerika cyatangaje ko ubushakashatsi bwakozwe mu 2002 bwerekanye ko umubare munini w'igitsina gore urwaye indwara z'umutima ari abafite ibibazo mu rushako ndetse n'abandi bahanye gatanya nyuma yo guhemukirwa n'abagabo bari barashakanye. Byibuze 70% by'abagore barwaye umutima nabahuye n'akababaro mu rukundo, ugereranyije n'abandi bagore badafite ibibazo mu rushako cyangwa se abafite abakunzi batararushinga. Ingaruka ya kabiri yerekeranye n'ibibazo byo mu mutwe. Nubwo bizwi ko urukundo rumeze neza hagati y'ababiri babanye neza, rutuma ururimo abaho neza bikanamufasha kugira imitekerereze myiza, siko bimeze ku bantu bari mu rukundo rushiririye cyangwa se bakunda batabakunda cyangwa se bagakunda ababahemukira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuba mu rukundo rutesha umutwe rutuma umuntu amara umwanya yibaza ku maherezo y'umukunzi we cyangwa se yibaza ku byo yakora kugira ngo urukundo rwabo rugarure uburyohe, bivamo indwara zo mu mutwe. Kubera ko nyine uru rukundo nta byishimo na mba rutanga, ubwo nyine ruhora rugutera imihangayiko idahagarara. Usanga benshi bahangayitse mu rukundo bibaviramo indwara z'imitekerereze zivanze n'agahinda gakabije. Ibi ngibi usanga biba ku bantu batabasha kwihanganira kubengwa cyangwa se guterwa indobo, bagahitamo kwiyahura aho baba bumva kubaho batari kumwe n'abo bihebeye bitazabashobokera. Ibi ngibi nanone akenshi ngo biva mu mitekerereze iba yarangiritse kubera kuba mu rukundo rudashoboka. Ingaruka ya gatatu ishingiye kuri stress ikabije. Kuba mu rukundo wihambira ku muntu utagushaka cyangwa se ugakundana n'umuntu uhora kubabaza, aguca inyuma, akuryarya, anakubeshya, bituma uhorana stress cyangwa se imihangayiko idashira, ari nayo ivamo bya bibazo bigiye bitandukanye byo mu mutwe. Kugira stress nyinshi bituma ugira umutima uhagaze, wibaza ikintu cy'umukunzi wawe ari bukore kuko nyine wamenyereye ko ahora kubabaza. Ibi ngibi bikaba bibyara stress ikomeye cyane yo ku kigero gihambaye, bikaba binakubuza kubaho utekanye. Ingaruka ya 4 ishingiye ku kuba muri uru rukundo rudashobotse, urukundo rw'abakubabaza, urukundo wihambiraho ni ugutinda gukira. Ibibazo biba hagati y'abakundana bituma umuntu uri mu rukundo iyo arwaye indwara zitandukanye bitamworohera gukira, kubera ko indwara aba arwaye nyine imufatanya n'ibyo bibazo n'agahinda ku buryo umubiri ucika intege cyane, abasirikare b'umubiri bakagabanya imbaraga zo gukora, aho gukira vuba ukarushaho kuremba. Ahangaha indwara wakirira iminsi 3 usanga uyirwara nk'ibyumweru 2, kuko
kuba yagufatanyije n'ibibazo usanzwe ufitanye n'umukunzi wawe cyangwa se uwo mwashakanye. Ingaruka ya gatanu ishingiye ku kuba bibangamira imibereho ya buri munsi. Birumvikana ko iyo utameranye neza n'uwo mwashakanye cyangwa se uwo mukundana, bikugiraho ingaruka zikomeye no mu buzima bwawe busanzwe, aho usanga umuntu atagikora akazi ke neza ngo yuzuze inshingano ze, kuko ahugira cyane mu bibazo bye n'uwo bakundana cyangwa se bashakanye. Ibi ngibi bigatuma asa nk'uhugira cyane mu rukundo aho kwiyitaho ngo yiteze imbere, kubera ko urukundo hano ruba rwaramubereye ikigusha. Ngayo nguko rero bakunzi ba M250 TV, cyane cyane abakunzi b'ikiganiro Ruganze, niba uri mu rukundo rukubabaza, uri mu rukundo rukugoye, ni ngombwa gufata umwanya wicara utekereza ikigukwiriye cya nyacyo, hanyuma ugire icyo ukora kuri urwo rukundo. Ndabibuza ko urukundo nyakuri rutanga ibyishimo, ntirutanga umubabaro, kandi burya nubwo ibibabaza byaza muri urwo rukundo ntabwo bitera kabiri. Si kimwe na rwa rukundo ruhora rukubabaza rushingiye kuri umwe muri mwe mu bakundana. Ibibazo biturutse ku ruhande byo ntibizabura mu rukundo, ariko nanone igihe ibibazo bituruka muri mwebwe ubwanyu, muzicare mu bitekerezaho kabiri, mwongere mu bitekerezeho. Ikiganiro cyacu nk'ibisanzwe ni Ruganze, uko abakundanye bahuza ubwumvikane mu buryo batwara mu rukundo rwabo, biri mu bituma barambana nta kwishishanya, kuko hari abakundana benshi bagatandukana hadaciye kabiri kubera imyumvire itandukanye. Iyi ni M250 TV, ndabasuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro cyacu Ruganze. Ni ikiganiro tubagezaho inama zigiye zitandukanye zijyanye n'urukundo, mbese urukundo ruganze. Njyewe ugiye kubibagezaho ndi Muhire. Nubwo bidakunze gutindwaho, hari impuguke mu by'imibanire zemeza ko ari ingenzi cyane kandi binafasha kumenya icyo umuntu mukundana yita gukunda ndetse no gukundwa, ndetse yewe n'uburyo abyakira byombi. Mu gitabo cy'umwanditsi Gary Chapman yise imikorere yumvikanisha urukundo, Le 5e langage de l'amour, yasobanuye uburyo butanu urukundo ruvugwamo kandi rwumvikanamo, bikaba byiza abakundanye bumvikanye ku buryo bubashimisha n'ubutabanyura cyane muri ubwo buryo butanu. Uburyo bwa mbere uyu muhanga yagaragaje ko ari bwo abantu bumva mu rukundo ni uguhabwa impano. Umwanditsi Gary Chapman avuga ko hari abantu bumva ko bakunzwe iyo bahawe impano, yaba ntoya cyangwa nini, babifata nk'aho iyo mpano ari ikimenyetso simusiga ko bakunzwe. Kuri bene uwo muntu, niyo wavuga iki cyangwa se ugakora ibindi bintu byinshi ariko nta mpano umuha, abifata nk'aho utamukunda. Uburyo bwa kabiri ni ukumarana umwanya n'umukunzi. Hari abandi bantu bumva ko bakunzwe ari uko bamaranye umwanya n'abakunzi babo. Bene abo ngabo ushobora kubazanira impano ntibayiha agaciro ijyanye n'urukundo bakunda, kubera ko kuri bo gukundwa bihwanye no kubaha umwanya, ukababa hafi, kabone niyo mwaba mutavugana, kuko ari byo bibanezeza, bakumva bakunzwe cyane. Uburyo bwa gatatu uyu muhanga yagaragaje ko abantu bumva mu rukundo ni ukubwirwa amagambo meza. Iki gitabo cy'uyu mwanditsi kigaragaza ko hari abandi bumva ko bakunzwe iyo babwiye neza cyangwa se ubabwiye amagambo meza. Icyo gihe barishima bagaseka. Hari n'abarira. Ushobora nko kumubwira uti nkunda ukuntu ugira gahunda, agahita aseka ati yo kuko se nibyo zikunkunda disi, ni ukuri ndishimye cyane. Uyu muntu koko nibyo aba yumva akunzwe, kubera ko yakiriye nyine ibyo akunda. Nubwo yaba akeneye guhabwa impano cyangwa se kubona umukunzi we hafi, bene uyu muntu nta kindi kintu aba akeneye cyane mu rukundo nko guhora umubwira urukundo no kumubwira amagambo meza amwubaka, mwaba muri kumwe cyangwa se mutari kumwe. Uburyo bwa kane ni ugukorerwa ikintu runaka. Gary Chapman yasobanuye ko uburyo bwa kane bwo kumva ko umuntu akunzwe ari ugukorerwa ikintu runaka, nko kumutekera, kumumesera, kumutwaza isakoshi, kumwoza ibiganza, kumusokoza, kumuterera ipasi ndetse n'ibindi byinshi. Usanga bene aba bantu bavuga bati
uzi ko runaka nkunda yankoreye ibi bintu ibi n'ibi, ni ukuri arankunda cyane. Uburyo bwa gatanu ari nabwo bwa nyuma uyu muhanga yagaragaje ko aribwo abantu babona mu rukundo no gukoranaho. Gary Chapman yasobanuye ko uburyo bwa gatanu umuntu yumvamo ko akunzwe ari ugukorwaho. Uzasanga hari abaganira bafatanye mu biganza, cyangwa se umwe akora undi ku musatsi amushima mu nzara ndetse n'ibindi. Icyo gihe umuntu wumva ko akunzwe ari uko akozweho, kumukorera ibindi byose atabihereza agaciro cyane. Uyu mwanditsi Gary Chapman yongeraho ko ari gake cyane uzasanga abakundana umusore n'inkumi bumva gukundwa kimwe. Umwe ashobora kuba yakwita urukundo guhabwa impano, naho undi akumva akunzwe ari uko yabwiwe amagambo meza cyangwa se yahawe umwanya. Gary atanga inama avuga ko ari byiza kwiga mugenzi wawe ukamenya icyo yita gukundwa, bityo urukundo rukabaryohera mwese. Mushobora gutandukana wibwira ko ntacyo utakoze, nyamara we icyo yita gukundwa utarakigezeho. Uyu mwanditsi Gary avuga ko kugira ngo umenye icyo mugenzi wawe yita gukundwa ari uko wagerageza ubwo buryo bwose bwavuzwe, noneho ukareba ikinezeza umukunzi wawe kurusha ibindi, akaba aricyo ujya wibandaho kurusha ibindi, ndetse yewe mukibuka no kubiganiraho, akakubwira icyo yita urukundo ndetse n'icyamushimisha, ndetse nawe bikaba uko nguko, ubundi buri wese akamenya mugenzi we. Iyo bino bitabaye rero gutandukana hano rwose biraba, kandi wumva ko nta kutagize. Icyakora ngo kuba umuntu yakumva gukundwa mu buryo bumwe ntibivuze ko n'ibindi utabimukorera, ariko ukibanda ku cyo yiyumvamo cyane. Nk'urugero, umukunzi wawe ashobora kuba yumva ko akunzwe ari uko ahawe impano. Ibyo ntibiba bivuze ko wamwima umwanya wo kuganira, kubwirwa amagambo meza ndetse n'ibindi byose biruzuzanya. Ndimo ngana ku musozo, ibitekerezo bya benshi mu bagerageza gukundana byemeza ko urukundo rwakonje ndetse rutakibaho kuko rugendana n'inyungu, ku buryo hari n'abakorerana ibimenyetso by'urukundo byose twavuze haruguru rwose ndetse neza, ariko nanone bararikiye inyungu z'amafaranga cyangwa se ubundi butunzi. Byose rero bisaba ubushishozi. Ngayo nguko rero, iyi ni M250 TV, ikiganiro cyo ni Ruganze.